Yesu nashimwe, Yesu ahimbazwe inshuti bavandimwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, ubuntu bw'Imana bubabeho kandi amaraso ya Yesu Kristo akomeze kubatwikira. Ni Tuyishime Honore, tugiye kuganira ijambo ry'Imana uyu munsi. Ijambo ry'Imana nahaye umutwe uvuga ngo kugarukira umwami Imana. Kugarukira umwami Imana, ese umuntu agarukira umuntu cyangwa se iyo umuntu akubwiye ngo uzagaruke, biba bishatse kuvuga yuko hari ubwo wigeze kuza ukongera ugasubirayo, cyangwa se ukaza ariko icyo gihe ukaba udahari, bivuze yuko uzagaruka kubera ko wari warahabanje. Kugarukira umwami Imana rero, hari benshi twagiye tuva mu buntu bwiza bwa Yesu Kristo, tuva mu buntu bw'Imana, tuva mu buntu bwa Data wa twese, tukagenda tugakora ibyo twishakiye, tukagenda tukaguma uko twishakiye. Nyamara Imana irimo iratubwira ngo kugarukira umwami Imana, kugaruka mu rurembo, kugaruka mu nzu, kugaruka kwa Data, kubera ko niho hari ibyishimo, niho hari amahoro, niho hari byose dukeneye. Kugarukira umwami Imana, ndakubwira ugarukire umwami Imana. Reka tubanze dusenge, dutangire n'ijambo ry'Imana. Ndagushimiye Yesu, ndaguhimbaje ku byo wakoze byose, ndaguhimbaje ku byo uzakora byose, ndaguhimbaje ku byo ugikora byose. Izina ryawe rihimbazwe. Turagushimiye mwami. Hari benshi batakiriho ariko twebwe waduhaye ubuzima, wadutije ubuzima Kristo, reka izina ryawe rihimbazwe. Ndagukinginze rero, himbazwe kandi ushyirwe hejuru kuri Data wa twese, kandi ushobora byose, nawe ujye ubasha kuragwa imigambi yawe. Ndakwinginze rero, komeza turengere muri byose, urengere buri muntu wese ugiye kumvira ijambo, ufungura amatwi ye, ndetse natwe duhereze ubushobozi n'ububasha bwo kuvuga ibiturutse mu kanwa kawe. Reka tukubere speaker, byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nibyo nababwiraga nti rero, ijambo ry'uyu munsi tugiye kwiga kugarukira umwami Imana. Kugarukira umwami Imana, ese waba waragize ugatana? Ndabizi Pawulo yageze kuvuga amagambo aravuga ati ngerageza gukora ibyiza ariko ibi bikankanga imbere. Ndabizi twese twambaye umubiri. Ese waba waragiye, hari ibihe byiza wabonaga wari ufite kera ubu ngubu utagifite. Hari ibihe byiza wari ufite mbere ubu ngubu usigaye ubona ukabona rwose ibyo bihe byiza ntabyo urimo. Hari ibihe byiza wigeze kugira ariko ubu ngubu iyo wivaye watinze ubona ibyo bihe byiza ntabyo. Hari ibihe byiza se ushaka kugeraho, hari ibihe byiza ushaka kugeraho uri kumwe muri Yesu. Hari ibihe byiza wumva ushaka ku approaching, hari ibihe byiza wumva ushaka kwakira, hari ibihe byiza waba ushaka kwegera, hari ibihe byiza waba ushaka kugeraho kubera yuko ufite inyota. Kandi ngo hahirwa abafite inyota n'inzara yo kumenya iby'Imana, hahirwa abafite inyota yo kumenya ijambo ry'Imana. Iyo nyota waba uyifite yo kwaguka mu buryo bw'umwuka, iyo nyota waba uyifite yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, iyo nyota waba uyifite yo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umurengezi, iyo nyota waba uyifite nko kwakira ingabo ikomeye. Kugarukira umwami Imana, kugarukira umwami Imana. Yohana we yarabirebye, arangije arabireba abona yuko ngo nta wabasha kwinjira mu rugo rw'intama ngo atanyuze mu rurembo, kubera yuko uwo wundi wese winjiye mu rugo rw'intama atanyuze mu rurembo ngo burya ntago aba ari umushumba, ahubwo aba ari umujura. Kubera yuko iyo unyuze ahandi ukanyura ahandi ugashaka umwana uciye mu bupfumu, ugashaka ahandi uciye mu bintu bitemewe, udaciye kwa Yesu, ibyo byose ntago uba uciye mu rurembo, ahubwo uba uciye mu buryo bw'umujura. Icyo gihe uba wiswe umujura, nyamara mu buryo bw'umwuka uba ubaye umujura. Yesu Kristo aduhana umugisha. Ndumva rwose, ndagusaba presence, ndasaba presence y'Imana ko rwose imanukire mu matwi yanjye, imanukire mu matwi yawe, imanukire muri twese, kugira ngo tubashe kumvana neza kandi tubashe kubyumvikanaho neza. Ngo uwinjira mu rugo rw'intama adaciye mu mwirembo, adaciye mu rurembo, abo aba yiswe umujura. Ngo nuko Yesu arongera aravuga ati nyamara ndababwiza ukuri yuko abambanjirize bose ntago bari abashumba, ahubwo nta nubwo bari irembo rizima, ahubwo bari abajura. Kuko ni njye rembo rizima, iyo uruciyemo ugera mu rwuri. Ni njye rembo rizima, iyo urugiyemo ubasha kugera kwa Data wa twese. Ni njye rembo rizima, kubera ko iyo uhageze ufite ibyago birakira. Ni njye rembo rizima, kubera yuko iyo ufite ibyago byose birakemuka. Ni njye rembo rizima, kubera yuko nta kintu kwa Data na kimwe kibuzeyo. Ni njye rembo rizima, kubera yuko ni njye mushorera kugeza kwa Data wa twese.
Yesu yongeye kuvuga amagambo meza aranezeza, aravuga ngo ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo, ngo ndetse nta n'umwe uko waba umeze kose, waba uri umujenerali, waba uri umuntu ukomeye, waba uri umwana mutoya, waba uri umuntu uwo ari we wese, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Kugira ngo ugere kwa data ukenera umushorera, kandi ari njyewe. None arongera aravuga ngo ni njye rembo rigera kwa data, ni njye rembo rigera mu rwuri, ni njye rembo rigera mu rwuri rw'intama. Yesu Kristo aduhana umugisha. Reka dusome igitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohani, ibice byaho bya 10, umurongo. Reka duhere ku murongo wa mbere nta kibazo, turagenda dutaruka mu twihanganire. Ibice 10 umurongo wa mbere handitswe ngo, heading y'amagambo cyangwa se umutwe w'amagambo uravuze ngo umwungeri mwiza. Nukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akurira ahandi uwaba ari umujura n'umunyazi. Reka tujye ku murongo wa 7. Nuko Yesu arongera arababwira ati, nukuri ndababwira yuko ari njye rembo ry'intama. Ababanjirije bose bari abajura n'abanyazi, ariko intama ntizabumvishe. Ni njye rembo, umuntu yinjira muri njye azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Yesu Kristo aduhana umugisha. Amen, amen, haleluya. Yesu aratubwira ati ni njye ndababwiza ukuri yuko, ararahira arabwira ati ndababwiza ukuri yuko ntabwo ndimo ndirarira, ntabwo ndimo ndabeshya, ahubwo nyamara ndababwiza ukuri. Yamaze kubona yuko benshi batubanjirije, benshi bamubanjirije, baje ari abanyazi n'abajura. Arangije kugira ngo abemeze, kugira ngo abivugishe ukuri, arangije aravuga ati njyewe ndababwiza ukuri yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akuririra ahandi uwaba ari umujura n'umunyazi. Kandi yaravuze ngo umujura nta kindi kiba kimuzanye uretse kwica no kurimbura, kwiba, kwica no kurimbura, nta kindi. Iyo umujura aje mu rugo rwawe akabura icyo atwara, akakubona, ntago agusigura umuzima. Iyo asanze hari ikintu arakunyaga, iyo asanze hari ibintu bigize arabirimbura. Icyo nicyo kiba kizanye umujura. Ariko nyamara Yesu Kristo aratubwiye ati, ni njye rembo rizima, iryo rembo ni njyewe, ni njye rembo ryinjira mu rugo rw'intama, ni njye rembo ryinjira mu rugo ry'intama. Naho abambanjirize bose avuze neza, avuga agagambo keza cyane. Naho abambanjirije bose hatavuyemo n'umwe, abo bose ni abajura ndetse n'abanyazi. Ashatse kuvuga iki? Niwe wenyine mushorera utugeza kwa Yesu Kristo. Abantu benshi baraje, turibuka mu bihe bya kera, isezerano rya kera, habagaho yuko tujya gutambira ibitambo byacu, ibyaha byacu, bagatwara inuma z'intungura ndetse n'amapfizi y'intama. Ariko nyamara waragendaga umureba, akagenda akitamba, agatamba agaca mu rukarabiro, akagenda akinjira mu ihema ry'ibonaniro, akagenda agatambira ibyaha. Nyamara yagera yafite ibyaha nawe agaherayo. Ariko Yesu we yaragiye aratamba, yatambye rimwe agumayo, yatambye rimwe, niwe muntu wagiye gutamba agumayo. Ariko abandi baragendaga bagasohoka, nyamara bamara gusohoka twongera tugakora ibyaha, nyamara bamara gusohoka twongera twivuruguta mu byaha. Ariko Yesu Kristo yaragiye aritanga, Yesu Kristo yaragiye yinjira mu ihema ry'ibonaniro rimwe, yaragiye yinjira hera cyane rimwe, ntago yongeye gusohoka. Ahubwo ibyaha byacu byose bimujyaho, ibibazo byacu byose bimujyaho. Uwo ni Yesu, ntare y'umuryango wa Yuda. Uwo ni Yesu. Yavuze amagambo meza cyane aranezeza, arambwira ngo ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo. Ndetse ntago yakibagirwa, ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo. Ndetse ikiyongeyeho, ntawe ujya kwa data ntamujyanye, kubera yuko ushaka kugenda neza ujyana n'umwana. Ntawe ujya kwa data ntamujyanye, kandi ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo. Arongera aravuga ati, uca mu irembo ahandi, udaciye mu irembo akanyura ahandi, akuririra ahandi, agaca ahandi hose, uwo nguwo ntago aba ari
ntago aba ari umuragizi, ntago aba ari umushumba, ahubwo ni umujura cyangwa se umunyazi. Yesu Kristo. Ese tufite umutwe w'amagambo uri kuvuga ngo kugarukira umwami mwana. Waba waratannye, waba waragiye ahantu, waba waravuye mu buntu bwiza bwa Yesu, waba utakigendera mu buntu bwiza bwa Yesu Kristo. Ese hari uko byari bimeze kera, ubu ngubu byagiye bitandukana. Hari uko byari bimeze kera, ubu ngubu urashaka ubwiza bw'Imana ku buzima bwawe, urashaka gukorerwa kw'Imana ku buzima bwawe. Nta kindi, ca mu irembo. Yesu Kristo, ca mu irembo, kandi irembo rizima ni Yesu. Ca mu irembo, irembo rizima ni Yesu. Irembo rizima ntago ari inzoga, irembo rizima ntago ari ubusambanyi, irembo rizima ntago ari ukunyaga, irembo rizima ntago ari utasa. Irembo rizima, ca mu irembo. Yesu yaravuze amagambo aravuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, kandi ubasha kumva ijwi ryanjye akugurura umutima wiwe, akugurura kumva agize inyota yo kumenya ubuntu bwanjye, akumva amenya ubwenge ko akumva. Ndamwegera ze tubane, narankingurira nze tubane, arankingura. Nyamara reka nze nkubwire uko umeze kose. Yesu yagiye kurara kwa Zakayo, aravuga ati Zakayo manuka, kuyu munsi ndarari wawe. Yesu ntago yitaye kuri experience y'ibibazo waciyemo, ntago yitaye kumenya experience y'umuryango wavukiyemo, ntago yitaye kumenya ibyaha byose wari urimo. Niwemera kumwakira nk'umwami n'umukiza kano kanya, ukemera kumugarukira nk'umwami n'umukiza, uraba umwe mu ntama ziwe, kubera yuko ahagaze ku rugi arakomanga, kandi kimwe cyo cyamuzanye kwari kugira ngo duhaganagureho ibyaha byacu. Nta kindi kintu cyamuvanye mu ijuru uretse kuza kugira ngo njyewe nawe dukizwe, uretse kuza kugira ngo njyewe nawe tubone ubugingo buhoraho, uretse kugira ngo njyewe nawe tubeho mu buzima bwiza buhoraho. Mu izina rya Yesu Kristo, emerera Yesu mu buzima bwawe. Mukobwa, emerera Yesu mu buzima bwawe. Musore, emerera Yesu mu buzima bwawe akuyobore. Mwana, emerera Yesu mu buzima bwawe akuyobore. Mugabo, emerera Yesu mu buzima bwawe akuyobore. Mubyeyi, mugore, mukecuru, musaza, emerera Yesu mu buzima bwawe aza kuyobore. Niwe mwungeri muzima, niwe rembo rizima, niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, kubera ko ntawe ujya kwa data, ntawe winjira kwa data, ntawe winjira kwa se adaciye ku mwana. Nimba ushaka kugera kwa data, banza uce ku mwana, ubundi akubera umushorera, ubundi akubera umurengezi, ubundi akubera umushotasa. Mbaragaza Yesu we, ngo ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Umva akantu keza, wowe uri muribaza ngo ese bimeze bite, ibyaha nakoze bimeze bite? Ibyo naciyemo ni byinshi, narambuye cyane, nanyweye inzoga nyinshi, narasambanye cyane, nakoze byinshi. Ijambo ry'Imana rimbwira neza ngo nubwo ibyaha byatukura tukutuku, ibasha kubyeza bigahinduka nk'amashashi ya sherenge, cyangwa se bigahinduka nk'ubwoya bw'intama. Nubwo ibyaha byatukura tukutuku, n'Imana ibasha kubyeza bigahinduka nk'amashashi ya sherenge, bikabasha guhinduka nk'ubwoya bw'intama, bikabasha guhinduka nk'amata, bikabasha guhinduka nk'urubura, bikabasha kwererana rwose. Imana ntago yitaye kumenya ibyaha byose uba murimo, ntago yitaye, ntago. Imana ngo niwumva ijwi ryanjye, niwumva ko ndi gukomanga, ukemera gukingura, ndaza mbana nawe kandi ndakubera umukiza, ndaza mbana nawe kandi ndakubera umushorera. Ngo kwa data hari ibintu byose, hari amazu menshi, ngo kandi yagiye kudushakira tuzabamo. Kwa data hari amazu menshi, ibintu byose dukeneye byose kwa data biriyo. Ibintu byose dukeneye byaba ubukira n'ubutunzi byose Yesu arabigira. Yigeze kubwira abantu muri Matayo, arangije arabwira ati n'iki gituma mwiheba? Ese kwinyoni zirya zidahinga, uburobye bukambara butagira amafaranga ngo bujye mu isoko? Mwebwe murumva koko, mwebwe murumva mufite icyo kibazo?
murumva data wa twese atabibuka, murumva data wa twese atabibuka. Ariko arangije avuga ayo magambo meza aranezeza. Ibyo binyemeza yuko Yesaya nawe arongera aravuga ati nyamara hariho benshi, hariho abantu ibihumbi batari bapfukamira Bayali, hariho abantu ibihumbi batari bapfukamira Bayali. Niyo mpamvu nta muntu ugomba kwigira akagarara mu murimo w'Imana, niyo mpamvu nta muntu ugomba kwigira akagarara mu murimo w'Imana, kubera yuko umurimo ni uwayo kandi abakozi bawe yarabazi. Ndakwinginze rero, hari amagambo nshaka kuvugana nawe wewe uri muribaza ngo ese ko maze ko mfite urugomo rukabije, ko ibyaha byose bimaze kuba byinshi, ndabigenza gute? Ese nanjye yanyemera? Aravuze ngo ijambo ry'Imana yaratubwiye ngo nubwo ibyaha byatukura tukutuku abasha kubyeza bigahinduka nka sherenge, cyangwa se bigahinduka nk'amaya y'intama. Bishatse kuvuga ngo uko ibyaha byose waba warabikoze, ntabwo tumushaka kumenya extent wabikozeho, gusa wowe niwamera kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Ibyo byose Paulo nawe avuze ngo iyo umuntu amaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, ibya kera biba bihindutse, ahubwo abagiye gufata ubundi buzima bushyashya. Ibyo bya kera birahinduka, ubugome wari ufite bugahinduka, ubujura wari ufite bugahinduka, ubusambanyi wari ufite bugahinduka, ibintu byose utagenderagamo bizima bigahinduka, ahubwo ukabasha kuvugana n'umwami Imana ikomeye, ukabasha kuvugana na data wa twese, ukabasha kuvugana n'Imana ishobora byose, ukabasha kuvugana. Uwo niwe Yesu, uwo niwe data wa twese, uwo niwe murengezi, uwo niwe. Hano arimo aratubwira Yohana ibice 16, ubutumwa bwiza bwanditse na Yohana ibice 10 umurongo wa 16, aratubwiye ngo mfite n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, nazo nkwiriye kuzizana, zizumva ijwi ryanjye kandi zizaba umukumbi umwe, zigira umwungeri umwe. Yesu Kristo aduhana umugisha. Mfite izindi ntama zitari izo muri uru rugo, nazo nkwiriye kuzizana, zizumva ijwi ryanjye kandi zizaba umukumbi umwe, zigira umwungeri umwe. Yesu Kristo aduhana umugisha. Amen. Amagambo meza cyane. Mfite izindi ntama zitari izo muri urundi rugo, zitari izo muri uri rugo. Ni ukuvuga ngo duhari izindi ntama, ntabwo tuzi aho ziri, ariko icyo tuzi yuko nuko zihari, nuko kandi Imana irakuvuze isezerano ikavuga turi umwana wanjye, wakivuruguta mu byaha uzayikorera nshuti yanjye, uzayikorera. Ahubwo menya kwisobanukirwa, umenye igihe cyawe, umenye season urimo. Ese uri muri out of season cyangwa uri muri season? Menya season urimo, umenye n'ibyo ukoramo. Izo ntama wasanga urimo. Kano kanya nje kubwira ubutumwa bwiza nkarubwira ngo izo ntama kano kanya wasanga urimo. Egera ubwiza bw'Imana. Numva hari ijambo rigukomanze ku mutima, wemera rwose kuza, Imana iremera kukwakira. Nicyo kintu cyatumye Yesu ava mu ijuru, nicyo kintu cyatumye Yesu areka ibyara arimo byose akavuga ati nge nemeye kumanuka mu isi. Nicyo kintu cyatumye Yesu amanuka, nta kindi cyari kugira ngo izo ntama zindi ziri mu zindi ngo azizane mu rugo rumwe, maze zigira umushumba umwe, zigira umwungeri umwe ari we Yesu Kristo, zigira urugo rumwe maze zibe mu rugo rumwe, maze zice mu irembo rimwe ari ryo Yesu. Hari amagambo yandi ajya nezeza ngo irembo, ngo reka tunyure mu irembo rifunganye. Iryo rembo Yesu akubwira, Yesu kumukurikira ntabwo byoroshye, no guca mu irembo rifunganye, kubera ko irembo rigari ari irembo ricamo abajura n'abarozi, abasambanyi n'abajura. Ibyo byose ni irembo rigari, ariko irembo rifunganye ni irembo ricamo wihanganye, ni irembo ricamo mu Kristo, ni irembo n'irembo rijya rifasha umuntu yageze mu gikombe cyitwa baka, n'irembo rijya rifasha umuntu yageze mu gikombe cy'ibibazo, n'irembo rijya rifasha umuntu yabuze imbaraga, n'irembo rijya rifasha umuntu yabuze ibyiringiro, n'irembo rijya rifasha umuntu yacitse intege, n'irembo rizima,
n'irembo rizima ricamo umuntu muzima, ntabwo ricamo umujura n'umunyazi, ahubwo ricamo umwungeri muzima, akaragira intama mu rugo rumwe, mu rwuri rumwe, kandi ntabwo wabasha kugera muri urwo rwuri udaciye mu irembo, kandi iryo rembo ni Yesu Kristo. Banza wakire Yesu, mwakire nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, abanza kuyobore, abanza kudirectinga ibyo ukora byose, abanza kugenderere, abanza gushoboze, abanza kugenderere ibya kera bihinduke, ibya kera bihinduke, maze uhindurirwe izina Yesu Kristo. Y'Imana ikugezeho, uwitwaga umujura atangira kwitwa umuvugabutumwa, uwitwaga umurozi atangira kwitwa umuhanuzi. Uwo ni Yesu wageze muri wowe. Uwitwaga umurozi akitwa pastor, uwitwaga umwambuzi ab'intangarugero muri quartier, uwitwaga umwambuzi n'umujura n'umurozi n'umusambanyi, waba umuvugabutumwa mwiza wa Yesu Kristo, waba umuhamya mwiza w'ubwo butumwa bwa Yesu, nawe merera Yesu Kristo muri aka kanya, mwuzaniye inkuru nziza ivuga ngo mwegere, mwuzaniye inkuru nziza ivuga ngo mukingurire azabane nawe, mukingurire umutima wawe. Abakatolike ntibavuze ngo mukingurire umutima wawe, mukingurire umutima wawe, maze azabane nawe, maze aza kuyobore, maze aza kurengera ibyo ukora byose. Mukingurire maze aza kurengere Yesu Kristo. Mukingurire maze aza gushoboza ibyo ukora byose. Mukingurire. Yohana wari mu yerekwa ari mu kirwa cy'Ipatimu, yabonye ibintu byinshi bimutera kurira, ararira rwose, ararira ubutumwa bwiza. Yesu uratangaje mana, areka kuba umusore mwiza, ni umusore ukurikiwe Yesu, ni umusore mwiza, ni umusore uyoborwa na Yesu. Kuba umudamu mwiza, urugo rwiza ni urugo rwubatswe na Yesu, naho urundi rugo rwubatswe n'ibindi, urwo rwubatswe n'umujura, ntabwo ari umwungeri muzima, uwo ni umunyazi. Emerera Yesu aza kuyobore, emerera Yesu aza ayobora ibintu byawe byose, maze akujyane kwa data wa twese, akugeze kwa data, maze akujyane, agushorere. Musore ndakubwira, mukobwa niwe mbwira, rubyiruko agurukira kumenya Yesu, rubyiruko agurukira kumenya Yesu. Yesu ni wowe yaziye, Yesu ni wowe yaziye, ntabwo yitaye ku byo urimo. Oya, ntabwo yitaye ku byo wari urimo, ntabwo yitaye, ahubwo kano kanya yaje kugira ngo wakire Mwuka Wera. Reka Mwuka Wera kuyobore. Yavuze amagambo meza mu Byakozwe n'Intumwa, aravuga ngo muzaba abagabo bo kumamya, ngo Mwuka Wera nabamanukira Mwuka Wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumamya Yudaya hose ni Samariya, muzaba abagabo bo kunamamya, muzaba ubuhamya bwanjye, muzaba abagabo bo kumvuga, kubera ko hari ibyo mwambonanye hari ibyo mwabonye nkora, hari ibyo mwumvishe nkora, hari ibyo mwiboneye n'amaso yanyu.
ibyo byose mwarabyumvishe ndetse mwanarabibonye, ariko muzaba abagabo bo kumamya Mwuka Wera nakumanukira. Umusore muzima n'umusore uyoborwa na Mwuka Wera. Umusore muzima n'umusore uyoborwa na Mwuka Wera, yoborwa na Mwuka Wera. Umukobwa muzima n'umukobwa uyoborwa na Mwuka Wera. Umumama muzima, urugo ruzima n'urugo ruyobowe na Mwuka Wera. Mwuka Wera akakurengera akagushoboza rwose. Yesu Kristo, iyo ni Mwuka Wera. Uwo ni Mwuka Wera. Uwo ni Mwuka Wera. Emerera Mwuka Wera aza kuyobora. Emerera Mwuka Wera aza kubera umurengezi. Emerera Mwuka Wera aza kubera umucunguzi. Oh Yesu Kristo, emerera. Mfite n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, kandi izo nazo nizumva ijwi ryanjye. Ni weho, niwumva ijwi rya Yesu, niwumva ijwi rya Yesu azakuzana winjire mu rugo rumwe, maze mube mu rugo rumwe, kandi muzagira umwungeri umwe ari we Yesu. Muzagira umushorera umwe ari we Kristo. Muzagira umurengezi umwe ari we Mwuka Wera. Tasa bavandimwe, ntabwo nkuzi, ntabwo mbizi, ntabwo nkuzi aho unyumviye, ariko iri jambo mva yuko ari wowe rimanukiye. Ntabwo nkuzi ibyo wari urimo, ariko ongera kwitekerezaho. Ese waba waratanye, waba uri muri murongo mwiza ugatana? Hari icyo wumva kigushinja mu mutima wawe, egera Yesu n'umunyembabazi. Hari icyo wumva kigushinja, egera Yesu n'umunyembabazi. Uramubwira ati data wa twese, ndabizi ushobora byose. Nicyo kintu cyakuvanye mu ijuru kwari kugira ngo mbone ubugingo buhoraho. Naratanye kubera ko na Paulo yaravuze ngo ngerageza gukora ibyiza, ibibi bikantanga imbere. Ati kandi data wivugiye yuko nubwo ibyaha byose byabitukuye, nubwo umuntu yagira ibyaha bigatukura tukutuku, wabasha kubyeza bigasa na sherenge cyangwa se na moya y'intama. Ndakubwire rero, Mana mbabarira. Umusabe imbabazi n'umunyembabazi yicaye ku ntebe y'imbabazi, arakubabarira rwose. Ese hari byinshi wibaza, ukibaza uburyo ibyo wakoze byose, byo wagendeyemo, ubugome n'ubujura n'ubugambanyi bwose wakoze. Ukibaza se Mana wambabarira, nicyo kintu cyayizanye gituma yohereza umwana wayo. Twumvisha amagambo meza cyane. Hari n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo wasanga urimo. Hari n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo wasanga nawe uri muri urwo rugo rundi. Emerera Yesu aza gutware. Emerera Yesu kano kanya aza gutware. Emerera Yesu aza kuyobore. Emerera Yesu akubera umucunguzi. Emerera Yesu akubera umurengezi. Emerera Yesu kubera ko hari n'izindi ntama. Yesu Kristo, izo ntama wasanga nawe urimo. Emerera Yesu aza kubera umucunguzi. Emerera Yesu. Izo ntama ubundi abajyane mu rugo rumwe, mugire umwungeri umwe, muce mu irembo rizima, kuko abandi bose bamubanjirije bari abanyazi. Abamubanjiriza bose bari abanyazi. Abamubanjiriza bose bari abajura. Kandi twabonye ko nta kindi kizana umujura uretse kwica, kwiba no kurimbura. Ndakwinginze rero, ndakwinginze, menya, imenye ubuzima bwawe n'ubwawe. Imenye musore rwose, mukobwa imenye ubuzima bwawe n'ubwawe. Mama, papa, ndakubwira yuko ubuzima bwawe n'ubwawe. Imenye urashaka kugera he? Ariko Mana, urashaka gushyika he? Maze wimenye. Ndakubwiza ukuri, nubwo ibyaha byaba byaratukuye. Yohani yabivuze neza mu bice 10 yaravuze ngo
ngo iryo rembo nta wundi uretse, ngo nabwize ukuri yuko iryo rembo nta wundi uretse njyewe. Irembo ni Yesu. Ca mu irembo rizima rero, utaba umujura cyangwa ukaba umunyazi. Ndagushimye. Ese haba hariho uwumva umutima we umuciriye urubanza? Haba hariho umuntu wumva agize igitekerezo cyo kugarukira umwami Imana? Ese ari ugiye kumugarukira bwa mbere? Reka dusenganire isengesho. Vuga ati mwami Yesu, nyimara kumva amagambo yawe, nyimara kumva ubutumwa bwiza bwawe, haraho nari naraguye bituma mva mu murongo wawe. Kano kanya nemeye kuza kugira ngo ndagirwe n'umwungeri muzima. Nemeye guca mu irembo rizima kandi rifunganye. Ndagusabye Yesu, umpereze gushoboka ndetse umpereze gukomeza muri uru rugendo. Unkomereze amaboko, undinde Satani n'igisa nacyo. Umpereze gukomereza mu bwiza bwawe. Mana, ndashaka gukorera kano kanya. Reka mwuka wera wawe anzeho. Reka mwuka wera wawe andengera nyobore mu byo nkora byose. Reka mwuka wera ambera umurengezi kandi amfashe. Ngirira neza Yesu, undengere kuko uri data wa twese. Unshoboze Yesu, ndagushimye ko ubikoze. Amen. Reka dusenge isengesho. Ndagushimye Yesu, ndaguhimbaje kuri iri jambo. Uri mwiza kandi ugira neza. Ndakwinginze, reka aya magambo twumvishiriza aha ngaha agenda ahindura imitima y'abenshi, ahindura imitima y'abantu benshi, kugira ngo tubashe kumva ubwiza bwawe ndetse n'ibyo dushakaho. Ndagushimiye Yesu, ndaguhimbaje. Reka ubuntu bwawe kuturengere mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ciao ciao. Imana ndabakunda cyane. Imana ibahereze umugisha. Tuzongera kubonana kundi munsi tuvuga ubwiza bw'Imana ndetse tuvuga gukora kwayo. Imana ibahereze umugisha. Ndabakunda cyane.